Reka nguhe ikaze gukura gukurikira ibiganiro byacu by'ubuntu no kuri Gospel TV. Ni YouTube ucane kugezaho amakuru ndetse kugezaho n'ibiganiro bya Gospel, ubutumwa bwiza kurusha ibindi byose. Rero tumaze igihe tuganira ku kiganiro kivuga ngo imibereho ndetse n'ubuzima bw'intumwa zabayemo nyuma y'uko Yesu avuye mu isi. Uyu munsi ni igice cya kabiri. Twibutse ko mu gice cya mbere twari twaganira imibereho yazo ndetse n'amasezerano yaganishaga ku karengane kazakorerwa intumwa nyuma y'uko shebuja ari we Yesu Kristo yavuye mu isi. Twibajije ku magambo akurikira, twibaza isinagogi icyo ari cyo, ko twasanze ko ari aho yababwiye ngo baza baca mu masinagogi, ariko muzishimire mu byo bibaye, muzako ku mutima, muzamenye ko igihe cyo kuramukwa kigeze cyangwa se kugaruka kwanjye kuri hafi kwegereje. Twasoje twibaza niba koko ibyo bintu yavuze byaje kubaho cyangwa se cyari igipindi, ibyo benshi bitwa ibiparu. Ni ubuntu no kuri Gospel TV. Njyewe ndi Emmy Shalom ukunda kubikugezaho kandi nkabigutegurira. Kora subscribe, usangize abandi kugira ngo nabamenye ukuri ku ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa bwiza. Twebwe uyu munsi wa none turagendera ku ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'abizera. Ese nawe nuko? Ntucikwe na kino kiganiro kandi ibiganiro byacu tubakorera buri munsi ntibikagucike. Ese iri sezerano Yesu yahaye intumwa zo gukubitwa, gutotezwa, akarengane gatandukanye, imibereho igoranye byaje gusohora. Ese intumwa zagihwemo gute? Tugiye kurebera hamwe tubirambure mu gihe cy'iminota mike dufite, cyangwa se agahe gato tuba twafashe kugira ngo tubashe kuganira. Njyewe ndi Emmy Shalom. Facebook page ni ubuntu n'ukuri, YouTube channel ni ubuntu n'ukuri Gospel TV. Kandi like ndetse na subscribe. Mu kiganiro cyabanje twarebeye hamwe ijambo isinagogi nk'agace kazagaragariramo aka karengane kendaga kuzaza ku ntumwa. Ntibyasabye igihe kinini ngo ibyo Yesu yavuze ubwe yari yivugiye n'akanwa ke bisohore. Reka turebere hamwe imbarutso yateje ikibazo mu bakuru n'abanditsi ngo batangire kwibaza cyane icyasaga n'urujijo ku baturage bari barangaje imbere. Bwa mbere byatangiye Petero na Yohana bajya gusenga, bagakiza ikirema cyari ku irembo ryitwa Ryiza. Iki gitangaza cyabaye umusemburo w'ibyakurikiyeho byose, kuko kikirema ubwacyo kiti hejuru kigenda gishima Imana, ibintu bitanijije abatambyi n'abasadukayo. Nyuma gato uruvunganzoka rw'abantu bari bateraniye ku irembo ryitwa rya Salomo batangariye ibibaye. Ibi wabisanga mu byakozwe mu gice cya gatatu. Amagambo aboneka muri iki gitabo cy'ibyakozwe mu gice cya gatatu umurongo wa 13 niyo asa n'ayatangije icyakwitwa nko gushyamirana gukabije, kuko yavugaga ibya Yesu Kristo. Ayo magambo yatangajwe na Petero ayabwira abari batangajwe no gukira ku kirema. Yatangiye agira ati: Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yishimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakana imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura, ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko babahorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo, kandi uyu uwo mureba kandi muzi, kuko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga, kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukijije rwose imbere yanyu mwese. Kandi none bene data, nzi yuko mwabikoze mutabizi, n'abatware banyu nabo nuko, ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'umugaragu wayo Yesu Kristo, yuko Kristo ubwo azababazwa, ibyo yabishohoje atyo. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwiza ituruka mu Mwami Imana. Amaze kuvuga ibyo asa n'ukojeje agati mu ntozi, kuko abatambyi
abasadukayo, abafarisayo bababazwaga nuko bigishije bakavuga mu izina rya Yesu wapfuye, ikindi bakanavuga mu izina ritemerwaga n'abafarisayo n'abakuru yewe n'abanditsi, iryo ni izina rya Yesu. Ikindi cyavugagamo cya buri segonda na buri munota nuko bavugaga ko kuzuka kw'abapfuye kuzabaho, nyamara abasadukayo bo barabirwanyirizaga kure. Ibintu bafataga nko gushaka kwigumura, bikaba byarazanaga intambara za hato na hato buri musegonda na buri munota. Ibi ngibi ni nabyo Yesu Kristo yahoraga apfa n'abayuda igihe cyinshi, cyane cyane bari barashyizwemo inyigisho z'abasadukayo ababwira ko kuzuka kuzabaho. Intumwa rero zakomeje zivuga gutyo. Nkwibutse ko ari ubuntu no kuri Gospel TV. Facebook yacu ni Facebook page yitwa ubuntu n'ukuri. Kuri YouTube usangiza abandi, ukore subscribe ahanditse subscribe hari ibara ritukura. Uko ni nako ibiganiro byacu bizajya bikugeraho kenshi na kenshi. Turi mu kiganiro kivuga ngo imibereho y'intumwa nyuma y'uko Yesu ava mu isi. Ese yabaye iyihe? Ntugacikwe. Urebye muri Matayo 26:28 hari amagambo yo kunywera ku gikombe kimwe n'icyo Yesu yanywereyeho. Birasa naho aba nabo bari batangiye gusogongera ku mibabaro nk'iyo Yesu yaciyemo, ariko Yesu ntiyasibaga kubamenyesha ko nibiba uwo munsi bitazabatera ubwoba. Akababwira ati, ibyo muzahura nabyo muzihangane, kuko nanjye niko bangenje, nanjye baranyanze namwe kandi bagomba kubanga. Ibyo twabibonye neza mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, imibereho y'intumwa nyuma y'uko Yesu ava mu isi. Uwo munsi wo gukira kw'ikirema n'uwo munsi Petero na Yohana baraye mu nzu y'imbohe. Ubu twayitegereza cyangwa se prison cyangwa se jail mu magambo y'ubu ngubu. Icyakora uwo munsi abizera babaye benshi kuko bizeye ijambo ry'Imana. Ba Petero na Yohana bari bavuze ibyo ngibyo. Wabusanga ku murongo wa 5 w'igice cya 4 hakomeza hagira hati, uyu munsi muratubaza iby'uko twakijije umuntu, ariko mumenye ko ari izina rya Yesu uwo mwabambye Imana ikamuzura ryabikoze. Jewe ndi Emi Shalom kugezaho bino biganiro nkabigutegurira. Nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora cyangwa usangize bagenzi bawe. Petero na Yohana bakomeza bavuga ko izina rya Yesu, izina ry'uwo bishe bakamubamba ari ryabikoze, ryahagurukije ikirema. Bati iryo zina ni ryo ritumye uyu muntu ahagarara ahangaha. Ibyo byabaye nk'ibikoresheje hagati mu ntozi, cyangwa se byabaye nk'ibikoresheje hagati mu jisho ry'umubare w'abantu batemeraga kuzuka kandi batanemeraga Yesu. Twibaza ikibazo, mbese uyu munsi abo bavuga ibya Yesu bamuvuga iby'umuzuko we, ese aho iwanyu ari umwigisha na Yesu ninde wamamara iyo habaye igitangaza? Petero we yavuze ko ari izina ry'uwo babambye ribikoze, asa nkaho we nta ruhare yabigizemo. Ese ubu ngubu Yesu yamamarira muri rubanda nyamwinshi bamuvuga, cyangwa se uyu munsi abantu nibo bamamarira muri Yesu kuko bamuvuze? Ese imbaraga ziba zibyihishe inyuma ni irihe? Uyu munsi wa none reka ndusoreje ahangaha. Reka nsubike kino gice cya kabiri cyane kino kiganiro. Reka rero tuzongere guhura ikindi gihe turebe igice cya 3 uko akarengane kakomeje gusanganira intumwa zabaga ziriho mu buzima bwo kubwiriza ubutumwa bwiza bashize amanga. Ndi Emi Shalom n'ubuntu n'ukuri Gospel. Bye. ubuntu n'ukuri.com